turahirwa ko muri itangazamakuru turimo turakorera Imana. Itangazamakuru ryinshi rikorera Satani. Those who are behind the microphones, bari abantu bari inyuma ya za mikoro, ku maradiyo, ku mateleviziyo, barakorera nde? Question. Abari fashe za mikoro mu nsengero, mu biterane, barakorera nde? What message razikare? Ubutumwa bwafite buhindura umuntu kugira ngo abicyaremwe gishya, akumora muri buriya butumwa umuhanzi wa gospel avuga nubuye. Usije gusakuza gusa abantu bakabyina. Hariho guhimbaza no guhimbarwa. Umuntu urahimbarwa kuko hahagurutse muri wowe umurya w'inanga. Ikimenezima nisanzwe n'ubundi yari atangiye muri uyu mushinga. Ariko ubu ngwiri iragana ku musozo. Kiriho ubu ngubu nicyo bita United Religions Initiative. Ingingo ya 10 iravuga ngo get governments to make all these law and get the church to endorse these changes. Muhatire za leta gushyira mu bikorwa ibi byose tubabwiye. Muhate amadini kugira ngo asinyire ibi bintu yuko byemewe. Abazabaza ibibazo tuzongera dusubire kuri ibintu dukurikije ibibazo babajije. Amadini ubu araparticipa ku buryo butoroshye mu gushyigikira ibizira byose twumvise, mu buryo buzwi n'ubutazwi. Ntabwo twe tuba mu cyo bita cash economy. No, cash economy iri mu bantu bo mu migi no mu bihugu byateye imbere. Byo Anglikani ku isi yose wacitse mu ibice. Hari aba conservatives, harimo twebwe. Hari n'abandi bari dynamics, bariya bavuga ngo ubukristo bugomba kujyana n'ibihe. Ibi byo bita harmonic convergence muri Illuminati, kugira ngo umuco uhuzwe. Drama teams z'abana babyina bihotagura, biriya muri Illuminati byitwa 13. Bamwe babikora bashaka kugira ngo babone abayoboke, bakabikopera hirya no hino, ariko ntibazi ubwira ubwishi nyuma y'ibyo. Ubundi mu murimo w'Imana worshiping nukuramya, nukwitorero ryose. None uko ruzarushingiye kuri sex, ntabwo ruzarushingiye sex no kuvuga ko uguhuza ibitsina, ntabwo kuri gushingiye ku mahame yashingiye ku muryango no ku bufatanye bwo guteza imbere umuryango, cyane cyane ugizwe n'abana mu byaro. Kuko gutandukanya n'Imana baba guhindura inyamaswa. Ubundi amahame atuma twiyubaha tukaba abantu nuko tuba twubaha Imana mu mitima yacu. Umwana w'umukobwa ubundi ni nyampinga, sikiri ngibyo byavuga ngo nyampinga baba babyina ku maradiyo. Iriya ni trash. Ndashaka kubwira nyampinga w'umunyarwandakazi, kera twebwe bose umugore wasaga yikoreye umucanga na sima, umugore ngo ndashaka cyo kubaka urugo nkumera umugeni. Kandi bavuga ko ari byo bigezweho, ahubwo cyo gihe baravuga ko wari we mugore gusenya umuryango ushingiye ku mahame ya Gikristo. Yes, icyo ni intego yihariye mu ntego 10. Ikintu cyose gishyizwe hamwe ushobora kwitwa umuryango. Umugabo warongoye undi, bombi ushobora kuba umuryango. Umugore warongowe n'imbwa ye ushobora kuba umuryango. Bagomba guteza imbere ibyo bita ngo ni sexual promiscuity, ukuvuga ngo ibintu by'ubusambanyi kubiteza imbere. Advertising industry ibirimo media, tangazamakuru, televiziyo, ubutabo bw'ibinyamakuru, film industry. Bajya kubona ukabona umuntu aragutse asomye umugore bikazamo kandi atari ibyari by'intambara, bajya kubona ukuntu umugabo asomye undi. Ikibazo kiravuga ngo ese ibi bintu ababikoze ese baba barageze ku ntego zabo? Yes, igisubizo ubu niye kubera ibyo tugera tureba. Ibi by'ubworoherane kugira ngo amahoro aze, no, nta bworoherane buhari. Icyo tubwira no kuri abantu ngo murarimbutse, muhungire muri Kristo Yesu. Don't try to defeat the plan of God of salvation. Reka kurwanya kugira ngo utsinde umugambi w'Imana, ahubwo wowe ubwabo uzagutsinda. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Reka twongere tubasuhuze nshuti bene data mwese, abakunzi bacu muri mu bihugu bitandukanye aho mushakishiriza ubuzima, abari ku mugabane wa Afurika ndabasuhuje. Bene data mwese, reka nsuhuza abanyarwanda bacu bari hano mu Rwanda badukurikira ni benshi. Nyuma turasuhuza abarundi navuga ngo ni abavandimwe, Ikinyarwanda baracyumva kimwe nuko natwe Ikirundi tucyumva. Turasuhuza n'abakongomani bumva Ikinyarwanda bari hano za Goma. Turasuhuza abatizedi nabo bumva Ikinyarwanda. Turasuhuza abagande, abanyarwanda mwese diaspora muri Uganda, amahoro Imana bane namwe. Turasuhuza abari muri Kenya, hanyuma Zambia, Mozambique, Malawi, Zimbabwe, mwese amahoro Imana bane namwe. Reka twambuke tujye hakurya y'amazi magari
abari ku mugabane w'uburayi mu bihugu bitandukanye turabasuhuje, abari Belgique, France, abari mu kirwa cyo muri France ndakibagiwe, Mayotte, abari mu kirwa cyo muri Mayotte muri France, amahoro y'Imana bane namwe dukurikira, abari Norway, abari Suwede, abari Swiss, mwese amahoro y'Imana bane namwe turasuhuza, kandi abari ku mugabane wa Amerika mwese mudukurikira mu bihugu bitandukanye, Imana ikomeze kubitaho kubarwanira muri byose, katwambuke tujye hirya muri Australia, Imana ibaha umugisha rwose mwese abari mu kirwa cyo muri Australia, Imana ibane na buri wese. Muri Aziya bari mu Buhinde, mu Bushinwa tujya tubabona abadusuhuza, Imana ikomeze kubitaho mwese. Uyu munsi turagarutse mu kiganiro cyacu na Pastor Musisi nk'uko bisanzwe, aho turi kuganira nyine ku birebana n'ibyo tubona hano muri iyi si, uburyo Satani ari kwifashisha ikiremwa muntu kugira ngo arimbure benshi, akifashisha ubutware bwa gipolitiki bwo ku isi kugira ngo abwifashishe, ndetse n'ubutware bwo mu madini kugira ngo nabwifashishe rebe ko azisasira abantu benshi. Ariko turashimira Imana ko igifite abagaragu bayo, abakozi bayo yashyizemo ubwiru bwayo badufasha gusobanukirwa kugira ngo Imana nayo izaronke benshi. Ngira ngo muramubona imbere ya kamera, reka tumuhe mikrofone abasuhuze, hanyuma narangiza dukomeze mu kiganiro cyacu. Pase, gira amahoro y'Imana. Imana ibaha umugisha. Nabashuhuje mwese, shuhuje na bene data ushuhuje ari ku migabane yose y'isi, ndetse bumva ururimi rw'Ikinyarwanda n'abashamikiyeho bumva ururimi rufitanye isano n'Ikinyarwanda nk'Ikirundi n'izindi ndimi zo muri Congo, burasirazuba bwaho, abari muri Tanzania y'Iburengerazuba n'abari mu Majyepfo ya Uganda, mu karere k'ibiyaga bigari, abashuhuje mwese. Abanishimira kuba turi kumwe kandi tujye gusangira ijambo ry'Imana. Abatanzi neza, amazina ni Pastor Peter Musisi, nkora ivugabutumwa rijyanye n'ibihe by'imperuka, cyane cyane gushyira ahagaragara ubuhanuzi nyabwo bwa Bibiliya, aribyo twita eschatology, kugira ngo abantu bamenye ibihe by'imperuka aho bigana, dukoresha ubuhanuzi nyabwo bwa Bibiliya, atari ubwo buhimbana abantu bagenda bazana bakarangaza benshi, kandi ugasanga yego nabwo tuvuge n'umuntu arahanuye ariko ntabwo bukuraho bwa Bibiliya, kandi ubwa Bibiliya nibwo dusabwa kugira ngo twige. Dusabwa kwiga kino gitabo cy'ibyahishuwe kugira ngo tumenye yuko igihe kiri bugufi. Nigisha ibintu byitwa alternative theory, ni uburyo bw'imyumvire mishya itandukanye n'iyari izwi, ari nabwo bumenyi iyo umuntu yabwakiriye akabwiga neza, aribwo twita stigmatized knowledge. Abanifuza yuko abantu bose baba stigmatized in terms of knowledge, bakamenya ubumenyi nyabwo bwabafasha kumenya no kugenzura hisigana n'iyariyo, kandi bakamenya ngo inzira nyayo yo guhungira iyo shyano ni Kristo Yesu w'irembo ry'intama. Abashaka kugira ngo rero bibimburirwe byose no gusenga, Imana tuyobore. Uhoraho Mana data wa twese, ndagushimiye ko aka kanya nanone duhaye uburyo bwo kongera ngo dushime izina ryawe, kandi twongere tuvuge amagambo ajyanye n'ibihe turimo bikomeye bituma abantu barangara kandi bamenye ibyo barimo. Nuko rero Mwami wanjye turengere, tugirire neza, kandi duhe umugisha abari bukure n'ikino kiganiro ku isi yose. Mwami wanjye bakomereze mu buntu bwawe, baha amahoro, baha ibyishimo, kandi ikiruta byose bahihishurirwa, ariho kaminuza ya byose baha ubugingo burirwa muri Kristo Yesu umwana wawe. Nuko rero icyubahiro n'ikuzo n'ishimwe bikomeze by'izina ryawe rikomeye, kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amina. Pastor murakoze cyane. Hanyuma ubushize ubwo duherukana, ndibwira barimo kutubwira nyine ibya Illuminati, ndetse uri kutubwira ku ntambara zigeze kuri 3 bateguye zigomba kuba hano mu isi. Watubwiye ebyiri, tubwiye iya mbere n'iya kabiri. Iya mbere tubwiye ko ari iy'Abarusiya, iya kabiri watubwiye kuri uyu mutegetsi w'igitugu Hitler n'uburyo yazamutse, ariko twereka ko byose inkomoko ari ibintu byateguwe muri Illuminati. Uratubwira ngo uzatubwira intambara ya gatatu, ariko wari watubwiye ko ari n'amahame yabo 10 ngo bagenderaho, uzatubwira ukadusobanurira. Uyu munsi ndibwira ko nibyo tugiye gukomerezaho, dore ko dufite byinshi tuziga. Hanyuma reka tubahe ikaze mukomereza aho ngaho. Murakoze cyane. Nkuko bivuze ubushize koko niko byo twavuze, tuzagendera kuri ayo mahame, ariko mbere yuko tujya ku mahame yandi 10 nkuko bivuze, tujye ku ntambara yasigaye ntasobanuye, ariyo ntambara ya gatatu y'isi yose. Iyi ntambara ya gatatu y'isi yose
buriya intambara ya kabiri y'isi yose yararwanywe kugira ngo ibizaturuka muri yo bizategurizwa intambara ya gatatu. Nyuma y'intambara ya gatatu ya kabiri y'isi yose, ikintu gikomeye cyane kitazibagirana ni uko hashinzwe icyo bita the Jewish state, igihugu cy'Abisirayeli kandi gishingiye ku Bayahudi. Icyo gihugu cyari kimaze imyaka irenga 1000 hafi na 900 gihanaguwe. Bagiye muri za 70. Noneho rero ubwo Abaroma basenyaga Yerusalemu bagasenya n'urusengero rwabo. Ubwo rero umwe mu mugambi wo kugira ngo iyo ntambara izakurikireho, ubundi abayuda cyangwa abayuda birukanwa muri Palestine ni igikorwa Kristo yakoze. Ariko Kristo arahanura aravuga ngo abanyamahanga bazasiribanga Yerusalemu kugeza igihe cyabo kizarangirira. Igihe cyabo rero cyararangiye, ariko mu kugaruka hariya ntabwo byari mu mugambi w'Imana, kuko Imana yabajyanye ibavana mu gihugu cya Egiputa ibaha igihugu ntibagikiranukiramo. Ikintu gaheza cyari kije cyabakorerwaga kwari ukugira ngo bakire Yesu. Niwe wari kaminuza w'umugambi Imana w'agakiza. Baramubamba, barwanya no gusibanganya ibimenyetso byo kuzuka kwe. N'intumwa ze barazica, barazigambanira hose. Ntabwo bazigambaniye Buyuda honyine, ahubwo bageze no hirya no hino mu mugambi w'Abaroma barwanya uko kuri. Ugeze igihe Yesu ubwo ari we waje nkuko yabitegetse, arabimura, bicwa n'inkota, abandi bicwa n'inzara, abandi bagenda ari imbohe. Bajyanwa hirya no hino mu bihugu byose kugira ngo bagende babumve mbese nibagera iyo bazige nibura yuko hariho Imana. Ariko bageze iyo ngiyo ntabwo bakoze ibihugu bize umushinga witwa Freemasonry. Umushinga kuko babaga muri za ghetto ari abatindi. Biga umushinga w'ubuhanga watumye abantu bose babemera, kuko biyisa abubatsi ngo bigenga, kandi bakaba bafite umwubatsi mukuru bakamwita Salomo mu ibanga. Ariko umwubatsi mukuru ubu ni Luciferi, uko banze gukira Yesu noneho bakurikira Luciferi uwo nguwo. Ariko ntivuze ngo ni abayuda bose, kuko ubutumwa dufite na bene data benshi bazwi bakoze umurimo ukomeye bakomoka muri ubwo bwoko. None paze buriya se abafrumaso bashizwe n'ishyanga rya Isiraheli? Bashinzwe n'Abayahudi, kandi muri uko bashinga bagize ubwenge bukomeye, kuko ubundi mu moko yose ari ku isi nta bantu banganya nabo ubwenge no kumenya no gusobanukirwa. Kandi bafite n'ibindi bintu byinshi. Igitabo cya Bibiliya ubundi bakita Tora, isezerano rya kera y'amategeko. Noneho rero baje kwandikamo ikindi gitabo kigikomokamo cyitwa Talmud, ariko gishingiye ku bukonikoni hifashishijwe ibyanditswe. Kirahari nacyo bakoreramo ubukonikoni no kwigiramo uburyo bavugana n'imyuka mibi, bagashyiraho n'ibindi bintu ku isi bikomeye. Ndetse ni nabo bategeka amafaranga ku isi. Umuryango witwa Rothschild niwe uyobora amafaranga yose y'isi, ni nawe utegeka imiryango ikorera mu ibanga itegeka isi. Niwe bategeka isi bose. Pazo uyu muryango uzawutubwiraho cyane, kuko ntabwo uradusobanurira uyu muryango utegetse amafaranga y'isi. Nzabigeraho mu gihe tuzatwiga isomo rivuga ngo uburyo abantu bahinduye abacakara b'ibihe kubera amafaranga. Noneho rero aha ngaha tugiye kureba intambara gatatu y'isi yose. Rero intambara gatatu y'isi yose bahise biga umushinga wo kuvuga ngo intambara ya kabiri yarangiye. Nkuko intambara ya mbere yari igamije gukuraho ubwami bw'Uburusiya, iya kabiri yari igamije gushinga gushyiraho gahunda yo gushyiraho leta imwe ku isi. Cyo ni icya mbere. Cya kabiri no gushyiraho uburyo bw'intambara ya gatatu izaryanisha abantu bose bishingiye ku myemerere yabo. Ni muri urwo rwego rero batangiye ikintu gikomeye cyane cyo gushyiraho igitekerezo cyari gikomeye cyitwaga Zionism. Yari filozofe, ari nayo yahuzaga abanazi n'Abayahudi mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Buriya abanazi bica Abayahudi babahoraga supremacy bari bafite yo kuvuga yuko bafite umugambi wa Zionism, no kuvuga yuko ari bo bantu, kandi muri bo abandi bantu bose ari nk'abantu, ari nk'aba ni nk'abantu batuza human culture. Mu Heburayo bakita ngo ni algorithm, bivuze ngo ni nk'abantu.
ngo kuko bavana muri Bibiliya none basoma bashobora kuvanamo umurongo umwe bakawita uko bashatse nk'uko ijambo rivuga ngo abanyamahanga ni nk'inka ntibazi Uwiteka. Niyo mpamvu iyo umuyuda we yuvuze Imana yibaza ukuntu wayimenye bikamuyobera, ntabwo abyemera, kandi ntibazi yuko muri Kristo Yesu twahishuriwe Imana cyafite wa mwuka wabo wa kera. Aha rero niho byatangiriye. Noneho abanazi muri kwa kurwana burya bombi barahombye, kuko abanazi bisha abayuda bamarira ku icumu. Ariko ikitonderwa, abanazi nabo batakaje ubutegetsi muri za ntambara. Noneho icyo bashaka cyari iki? Hari kugira ngo bashyiraho systeme yindi ari izaza igamije gushyiraho ubwami bwa Antikristo, ari bwo mu ibanga rya Illuminati bita the Fourth Reich, ubwami bwa kane. Aha, noneho rero ubwo mvuze nihuse, intambara ya kabiri irangiye, kubera rwa rupfu rw'abayahudi habaye ikibazo kivuga ngo abo bantu bakwiriye kugira igihugu cyabo, kandi aho bari bari mu bihugu bari barafashe ubwenegihugu. Urugero, abari mu Burusiya bari abarusiya, muri Polandi abari mu Burayi bari bafite ubwenegihugu bwabo. Ariko ikintu cyo kuvuga ngo noneho turabahugurukiye turabishe byazanye ikibazo. Aba bantu kuki bicwa ntibagira iwabo, bagomba gusubira iwabo. Ariko cyari urukundo bari babakunze, kwari ukugira ngo basubira hariya igihugu kirimo abayisilamu cyari cyaramaze guhinduka icy'abayisilamu cya Palestine, hagomba kuzaba imvururu n'inzangano. Noneho rero bahabashubije birumvikana, bagira bate, babacengeza mwiki uvuga ngo hangaha ni iwanyu, cyo gihugu cyane. Noneho abaturage bari bahatuye abenshi barimurwa, bakagenda babashyira muri consecrations, bagenda babatuza ahantu mu makambi. Noneho ahandi bahatuza abayahudi. Mu ntambara rero barwanye cyane cyane bagiye barwaye intambara zikomeye. Izo ntambara rero zabahaye imbaraga, kandi koko bakazitsinda mu buryo bw'ibitangaza. Tuvuge nk'intambara yabaye muri 67. Iyo ntambara yabaye intambara y'iminsi 3. Iyo ntambara bakubise ibihugu by'Abarabu byose byari byabahagurukiye n'iby'Abayisilamu barabitsinda. Kandi ukuntu bayirwanaga, bari bafite umujenerali wabayoboraga, kandi akaba n'umurabi, bakaba umwigisha amategeko, yitwaga Generali Rabbi Shlomo Gulen. Uwo ngo yarwanaga intambara afashe igitabo cyabo Talmud akagishyira hejuru, igitabo cy'Imana, akongera agafata n'ikindi kiganza akahama n'irindi hembe akarivuza ari mu musozi, ahamagara Imana ya Isirayeli. Noneho wari uyoboye ingabo ku rugamba we yitwaga Lieutenant General Mordecai Gur. Ariko abagabo bafite no kwizera niba ari ibyo, bararwa rero ntambara kuko barayitsinda. Kuva ubu rero, kubera yuko Yesu yaravuze ngo abanyamahanga bagomba, burya ijambo Yesu yavuze tugomba kuryitondera. Yaravuze ngo abanyamahanga bazasiribanga Yerusalemu kugeza igihe cyabo kizarangirira. ubu baracyayisiribanga, bayivuyemo ko hagiyemo beneyo, kuko ejo bundi Trump Yerusalemu nk'umujyi yaweguriye Abisirayeli. Amaze rero kubikora, burya ni n'umugambi nyine w'abari abantu. Ubu ngubu igisigaye gikomeye no kubaka no kubaka urusengero, bakongera bagatamba ibitambo kugira ngo bemerwe n'uko bakora Imana yabo neza nkuko babishaka. Icyo gihe rero bizabasaba gusenya umuzikiti witwa Masjid al-Aqsa. Uwo ni umuzikiti wa gatatu ku isi yose buri ubatse Yerusalemu, kuko baravuga ngo kiriya cyubatse hariya ngo ubundi ni kigaragaza ko batigeze bagira ubwoko bwabo nk'igihugu, kuko bagomba kugikuraho, kuko bakita ikizira kikavaho. Naho mara kukivaho mu cyimbo cya rwa rusengero, niho bazubaka rero urusengero rwabo rw'imyemerere yabo. Uravuga hariya uriya musigiti w'abayisilamu wicaye ahuri ko umusigiti w'abayisilamu Muhammad niho yubatse, kuko niho yawubatse ahamya ko ariho yuririye akajya mu ijuru. Aho ngaho mu ijuru akaba yarahahawe itegeko ryo bita swala eshanu, gusenga 5 ku munsi ngo naho guherewe. Ndetse aho ngaho niho yategekeye abayisilamu bose kujya basenga bareba Mecca. Ubundi mbere bajyaga basenga bareba Yerusalemu nkuko byari bimeze mu isezerano rya kera. Noneho rero ahita bihindura ngo n'amategeko yahawe n'Imana. Noneho yuko gutera umugongo Yerusalemu bakareba Mecca, agakiza gashya ukagiye guturuka. Byose bikaba ari amayere tugigenzo ariko aturuka ku mwanzi. Noneho rero bariya niba mara gukora ibyo ngibyo, uyu mujinya w'Abayisilamu batangiye bo ku isi yose uzikuba kenshi. Ikigamijwe muri ibyo no kuvuga ngo amadini arambiranye, amadini abaye intandaro y'ubwicanyi. Nubwo ubu ngubu hari gahunda y'amadini kuyakuraho mu ibanga mu bwiru,
ariko ikimenyetso simutsiga kizagaragaza yuko n'abantu bayarambiwe nuko abantu bazaba bicana bayapfa. abantu bashaka gukuraho amadini ni bande? ubundi abantu bashaka gukuraho amadini na Illuminati. Illuminati ni antikristo mushinga we wa yashyizeho witwa Illuminati wo kugira ngo abantu b'isi yose bayoborwe na Satani ku munsi azabonekera nkuko tubibona mu rwandiko Paulo yandikiye Abitesalonika wa kabiri igice cyaho cya kabiri ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 12 yuko uwo mugome atazahishurwa. Abantu bazabaza mbere na mbere bimura Imana mitima yabo nibarangiza uwo mugome azi naza kuza kwe kuzaza mu buryo bw'ibitangaza n'ibimenyetso ariyo byibureba amadini y'iki gihe cyane cyane ayitirirwa umwuka wera w'Imana noneho ari byashyira imbere. Biriya no gukora k'umunyabugome azabanza ashyireho gukora kw'ibitangaza n'ibimenyetso ngo ariko by'ubuhenzi ariko birimo gukora kwa Satani. ariko pazi sinzi wenda niba ibi nabyo uzatuganirizaho ese muri iki gihe nta mwuka wera ugikorana n'abantu ku birebana ko abantu bashobora guhishurirwa kwerekwa guhanura muri iki gihe nta biriho ku buryo ibintu byose ayo madini azana atari ukuri ari ibintu bihangisha. Bibiliya iravuze ngo bizaba harimo gukora kwa Satani ngo ibyo bitangaza n'ibimenyetso ngo bizaba bikora mu gukora kwa Satani ntabwo ari ukora kw'Imana. Aha rero tugiye gukora kwa Satani biriya bintu abantu bahanura twagenda tubagaragariza yuko ibyisha ari gukora kwa Satani. Urugero umuntu arakubwiye ati Imana n'ubu birahari yangiciye abagore babiri kugira ngo nyikorere. Undi ati Imana yakubise umwana wanjye mu muriro irampana kugira ngo nyikorere. Hariho n'undi ubivugande wambwiraga ati Imana nari nanze kuyumvira njya gucuruza inka Imana ihera ko itsinda imodoka yari yikoreye inka n'abandi twarimo bose n'abatandi boye barashira ndarokoka aho yongeye kuyikorera. None iyo Mana irimbura abantu ngira ngo abantu bajye kuyikorera n'Imana ki? Yesu ubwe yaduhaye ikitegerezo cyiza baje kumufata arabwo atane mbareke sije mushaka igiye mushaka abari igiye mufata hera ko aragira atari aba nta rubanza bafite. None wowe uzanye indi Mana ukora kwa Satani. ubwo ni ukuvuga ngo waruvuze ngo ni benshi bivuga ngo hari abahari bazima noneho ahubwo hafi 70 kwe giye ndacyashakisha ngerageza gushaka kuva uhanura iby'Imana kamwe kuko guhanura Imana ubundi iyo ushaka guhanura iby'Imana banza wite ku buhanuzi bwa Bibiliya. Ntabwo ibyo ugomba kuvuga bigomba guhabara n'ibya Bibiliya. Hambere mu Rwanda harimo umukozi w'Imana nkuko bitwa baraduhanuriye ngo Kigali igiye kugira ngo imihanda igerekeranye agiye kuza ngo uruganda ngo rukora moto ngo hagiye kuboneka abanyemari 50 b'Abanyarwanda baguriza amahanga. Ubwo ngo n'ubuhanuzi bwo gukora kwa Satani. Ibyo nyine ntabwo tubyita ubuhanuzi bw'Imana kuko mu nyine cyo Bibiliya ivuga nuko ngo gutera imbere ku Rwanda ntabwo ari ubuhanuzi bw'Uwiteka. icyo nicyo kuko ubu kandi ese Imana ugutera imbere kw'amafaranga n'iterambere tubona muri infrastructures mu mihanda byazana natwe umunyabyaha agakiza. ahubwo ikibazo Imana ifitemo izihe nyungu? Ifitemo izihe nyungu kuba dufite imihanda igerekeranye iyo twubakira ururembo mu ijuru rw'izahabu none kandi rimwe twubakira n'ibyahano. Ibyo nyine ntabwo bihuriye n'ukuri rwose. Abo bantu rero iyo tubagenzura niho tubamenyera ngo bagaba n'abasitari ariko rubanda ruri mu mwijima rutari kuba mu mashyi. Ugasanga baravuga Afurika bakazana politike ishingiye ku bintu byo gushyira imbere abirabura Abanyarwanda bagera i Burundi bati uwo ngo yageze ni Burundi aravuga ati Burundi hagiye kuba Dubai muri Afurika. Abarundi bakoma mu mashyi bikubita base bararira bati wowe teka duhezagire ibintu nk'ibyo ibintu bipfuye. Ni ukuvuga ngo abantu isi irapfuye. Abahanuzi rero barakunzwe ariko ni gukora kwa Satani kandi bafite n'imbaraga zo gukora ibimenyetso n'ibitangaza. Hari wajyaga abwira abantu ngo nibazana ubukene bwabo bakazana amafaranga ngo abaho ubukire bo bamuha amafaranga bati kuri bo ubwo n'ubukene ngo n'umuvumo kuri bo kubera ko bamuhaye amafaranga yarangiza akabakora ibimenyetso by'ubuhenzi by'ibitangaza by'ubukonikoni. Ni ukuvuga ngo arabambuye baramwihereye atukuba mu mpaye mwebwe murakiza. Oya abambuye umutungo kamere nyawo abahaye ibiwani arababeshye. Ariko pase birashoboka ko haba hari wenda abahanuzi cyangwa se aberekwa badashobora guhanura ibyo ngibyo ariko bakaza bahuza n'ijambo ry'Imana babwira abantu kwihana kwezwa no kuba maso. Abo ngabo ntabwo wabemera nk'abahanuzi se? Ibyo nabyo ntabwo tupfa kubyaye umuntu uko avuze kwihana kuko Bibiliya twereka ngo ntabwo ari igitangaza
ngo satani we kwihindura marayika w'umucyo. Yageraho ngo akaza abwira abantu ati igihe kirageze, ati kandi akaza yigisha ibyo gukiranuka, ariko imirimo yabo nizaza kuberekana bari bo. Mu by'ukuri hanyuma se nk'ubwo abivuga ariko afite imirimo myiza, afite n'imbuto kandi ashishikariza abantu kwegera Imana no kwezwa, abo ngabo ntabwo Imana yaba ari kubakoresha? Urakoze. Abo nibaboneka nanjye nzaba mbariyo. Kugeza ubu nuko nibo bashakisha uruhindo, ariko barahari kandi Imana isobanura neza yuko abayo bahari. Ese ubu ntuhari? Umuntu azavuga ijambo ry'Imana ahanura ubuhanuzi bwa Bibiliya, agaheraho ngaho bisobanura ko Yesu yatubwiye. Erega Yesu yaduhaye, yaratubwiye nimubona ibi bibaye muzamenye yuko imperuka igeze. Ushobora kudahanura agiye ibyanjye ko Imana yambwiye ibi, ariho nkahanura ubuhanuzi buryanje muri Bibiliya bwinshi abantu batavuga. Ubwo buhanuzi bukariho bukangurira abantu kumenya yuko igihe kigeze. Ubwo bishatse kuvuga ngo rero muri iki gihe uyu muntu uvuga ngo neretswe, vuga wenda akavuga ngo Imana yantumye ibi n'ibi, cyangwa ujya muri za ndimi akavuga ngo nimwumve ko Uwiteka Imana ivuze, wowe abo ngabo ntabwo uri kubemera muri iyi minsi? Ntabwo ushobora kubemera, ariko ushobora kuba gusa nabemera mbonye uhuza na Bibiliya namwemera. Nkuko nanjye ubu ngubu ndahangaha mvuga, erega ibi ni ubuhanuzi. Iyo tuvuze ijambo ry'Imana tukavuga tugahanura iby'ibihe, nk'ubu ngubu twigisha nigisha ibyo bita eschatology, nuko ntabwo nafashe umwanya wo kwisobanura bibi. Ni ibintu bijyanye n'ubutumwa bujyanye n'ibihe by'imperuka n'ubuhanuzi, ari bwo bwiruvaju. Ibi rero iyo tuvuga tuhanura, tugashobora umwuka w'Imana kuduha uburyo bwo kubisobanura no kubigaragariza abantu, tuba dushyira imbere ubuhanuzi bw'Imana kugira ngo bwemerwe, ari bwo bukangurira abantu. Naho ibyo kuvuga ngo Imana yambwiye ngo ntunguje gukubita ngo itababarira, undi ngwije gukubura, kandi ngo ujya kunyisha ngo yarabanje ngo irampombye ngo naracuruzaga kibaza. Ariko pase hari ibyumba kera byabaga, ariko bisa nkaho bimaze gushira. Abantu ubona bari mu butayu, abandi bagiye mu buvumo, abandi bagiye gusenyera mu mazi, abandi bari mu byumba by'amasengesho, ugasanga barahanura, barerekwa, barahishurirwa. Ese biriya baba barimo ni ubuyobe, ni ubuvangirwe, ni satani? Ibyinshi muri biriya ni ubuyobe, kuko iriya misozi kera muri Isirayeli habagaho imisozi bitaga Bama, Tununga, aho abanyakanani ba kera baragurizaga imana zabo za Bayali. Abayisirayeli bageze aho bajya naho kujya kuhahanuriza no kujya kuharaguriza. Ubu ngubu uzasanga abantu bajya muri ibyo ngo ni murya, abandi boza za Kanyarira, abandi bagiye mu buvumo bwa Samatari, aho imandwa ahubwo nduvuhazi aho imandwa kera zabaga ku Murinzi, aho abandi bagiye ku Mwari wa Musamo hirya y'ingi Munduga kitabi. Usa abo bantu kuki bajya? Imana igira adresse. Erega buriya nukora kwa Satani. Imana yo mwijuru, Yesu yaravuze ngo nushaka gusenga so mwiherereye, nawe ushaka kwiherera, kuko kwiherera kuremewe muri Bibiliya. Injira mu cyumba cyawe ukinge, usenge so mwiherereye. Hariya mu cyumba cyawe ukinze, jye narabikoze. Imana isubirizamo, hashize imyaka 27 nicaye mu cyumba nambaza Uwiteka, n'ubwako bw'ubutumwa bwiza bwo guhamya Imana nyayo bwaturutse. Imana irasanga turavugana. None se pastor, noneho ukiri cya kabiri, ntabwo uhisemo kurira umusozi. Ntabwo ari umusozi ugiye gushakamo, ugiye gushaka hiherereye. Ushobora kujya mu busitani bw'ubonye bwose, aho uherera urusaku rw'abantu ugasenga Imana. Ariko kumbwira ngo hari umusozi Bugande ugafata itike, abandi bakurira indege, noneho bisigaye birahenze, akajyayo ngo agiye kuvugana n'Imana. Undi akagenda kubaka umusozi hariya, yarangiza ati akawudekarara ngo uyu n'umusozi abantu bazajya bahuriraho n'Imana. Banishyura amafaranga yo kujya. Ibyo ni ugukora kwa Satani. Ibintu byose tugomba kubigenzuza umwuka w'Imana naho bihurira n'ikibi. Ubwo bishatse kuvuga ngo urabyemera kuba umuntu yajya kwiherera no ku musozi ariko atagiye muri ibyo bintu by'akavuyo? Ndabyemera cyane umuntu kwiherera n'Imana. Icyo nanga urunuka na adresse y'Imana, kuko ntibaho. Vuga ngo ahangaha Imana irahari, ngo ngiye mu mazi ya Byumba, umuntu akavayo yarapfuye, agenda atitima ngo narege gushaka Imana. That's icyo bita asceticism. Umuntu kwibabaza ntabwo ari Imana ikumva. Imana ishaka ko twizera Yesu Kristo, niwe watubabarijwe. Urimo n'umwuka wa Antikristo kugira ngo umugire ute umugire. Ushobora kwibabaza, tuvuge ushobora kuza uburyo bwo gusenga Imana ngo yegere, wenda ukigiriza, kuko ushaka kugira ngo ugire concentration gusenga Imana. Ibyo ntabwo bikoze muri rwo kwibabaza. Ahubwo ni ukugira ngo concentrating wiyime ikintu kikurangaza cyangwa kigutera ibitutsi, kugira ngo ube maso, winginga Imana, ubane nayo mu bihe bikwiriye. Usibye ko abandi babihinduye umuco, usanga abandi hambere ahangaha bajyaga bapigana ngo turaza kwiriza iminsi 40, abandi 70, abandi ngahe 20. Nuko ukabaza ibyo ni ibiki? Ni amadini nyine kugira ngo babone abantu, babone abayoboke
bariya baturushije babanje kujya uwitwa Rwandamura kamuvugira ko ntacyo bimwe niba baje kuzana ibyo bintu azana iminsi 30 bwa mbere mu Rwanda nk'ibye ntambara ikirangira niba baje kuvuga iminsi 30 abandi bamubonye bati aha turakubonye amaze kwiriza 40 ngaho 75 120 no bikaba nko ubwabo guhangana hagati yabo baratantwara abayoboke uyu nguyu batagira ntabwo turabanebwe dukoze ibi aho no bazana n'ibindi bintu n'isho z'ubuyobe bakavuga ngo Imana ngo muri iminsi 40 Imana yaradushubije bagasoma ibyanditswe ahandi bakavuga ati ibyo mwabwiye kubibona mugiye kunguka nari ibintu kushye batashoboye kumenya corona yuko izaza batashoboye kumenya yuko nyuma ya corona insengero zizafungwa ibyo batabibonye. Hari abantu bashobora kubwira ati twaranabihanuye ahubwo nuko mutabyumvise hanyuma wenda ikindi pasi none se buriya kuko iriya minsi 120-30 bayigirizamo bakayirangiza koko ni ikinyoma kuko kwiyiriza ni ikintu kijyanye na gahunda yawe bwite ku giti cyawe ntabwo ari itegeko ribwirwa itorero cyangwa ribwirwa idini ku giti cyawe cyangwa nk'abantu nka community kuko mwugarijwe n'icyago cyangwa se nk'ubwoko nk'igihugu byarashoboraga no muri Israeli ya kera ariko kuri ubu ngubu bigomba abiyiriza n'abantu bari muri Kristo Yesu. Ushobora kwiyiriza nk'umuryango ikibazo mufite ushobora kwiyiriza nk'itorero ikibazo mufite nk'ubu ngubu yabe itorero ry'Imana ryaye rihari ariko ryo rirahari mu ibanga rishobora kureba bino byago turimo twinjiramo turimo bagafite umwanya wo kwiyiriza kugira ngo bahabwe imbaraga so kugira ngo bye kubaho ahubwo dushobore kubihangara tukabihagararamo twe gutsindwa mu gihe kibi. Okay, uti rero intambara ya gatatu y'isi yose wari watubwiye ngo izabishingiye cyane ku madini impamvu rero navuze nuzabinsobanurira cyane. Yes, zabishingiye ku madini ko n'ubu byaratangiye urabona yuko hari imitwe y'iterabwoba rero imitwe y'iterabwoba ntabwo ari y'abayisilamu ni y'abayisilamu ariko abayisponsoringa ba nyirayo ni abayahudi bayobora isi ni Illuminati nibo babaha intwaro abantu bakicana kuko buriya babicaho bari nk'umukino bakabona ntimune uko birabura twavuze abanyamahanga goyimu ntabwo bazi Imana turavuga ibyo tubabwiye bakabikora bakicana ntabwo bazi Uwiteka uwo ari we noneho rero nyine barica wabonye bira muri Central African Republic abantu bicana ngo bamwe ni Basereka abana anti-Baraka buriya barabizana nkuko rero muri Mozambique hari byo bita Al-Shabaab Al-Insal abo ngabo nabo muri Mozambique Al-Shabaab ya Somalia abahehe abo bose barakora abo bita abatalibani Boko Haram yo muri West Africa ibintu bagenda bagira abarwana muri Sahel Islamic State byose ni ibintu baha amafaranga kandi ntibishoboka bafite intwaro ku buryo bahagara n'ingabo za leta bakazitsinda ku rugamba. Why? Bafite intwaro ubundi nta gisirikare kidashyikiwe na leta gishobora guhagarara nabona ko ngo n'inyeshyamba ngo ni ibyihebe bakagira intwaro bafite n'imodoka zitagirwamo n'amasasu byose bihabwa nani ikintu badaha kuko bashobora kuba babamenya no kubaha indege z'intuza kuko bahita bavuga ati ninde wabahaye izi ndege ariko mwe bafite intwaro zihanura indege urumva kandi bakarwana bagahabwa mu butayu se barya iki ntibahinga ntibagira iki kandi ba mu butayu bakaba mu butayu ibyo kurya rasiyo zikaboneka bakabaho ngaho barahembwa barakora ibiki ibyo bakora byose barabihabwa. Izo rero ni intambara zifomentinga kwanga urwanyu bahereye kuri Islam kugira ngo baze bayangisha andi madini noneho abandi bantu bayange no baguruke kurwanya cya gihe cyo kurwana abayuda bamaze kubaka rwa rusengero nibwo izaba ari intambara yeruye kuko abayisilamu bazabarwana andi madini y'abarwanya bamaze kubavuga yuko ari ibyihebe ahubwo bikwiriye kurwana bigatsembwa ku isi noneho nabyo bya byihebe bigira bishyikira cyane cyane ab'iburasirazuba nk'abashinwa n'abarusiya n'abandi bantu bose nabo babishoremo imbaraga habaye intambara iteye ubwoba izaba muri n'intwaro za nuclear. Iyo rero iyo ntambara niyo twiteguye iyo rero ntambara izavanaho zasiribanga ibintu byose birangiye iyo ntambara nyine bizaba bikomotse muri ayo madini yose yishyize hamwe. Yes, bizaba bikomeye muri ayo madini ahubwo ahanganye amatsinda abiri y'abantu batuye isi bamwe bari ku ruhande rwa Isilamu abandi bari ku ruhande rw'abayahudi. None se pasi watubwiye ngo abayahudi bagaruwe bahabwa igihugu ariko cyane intego si iyo ngiyo n'umuryango w'abibumbye wabikoze ubaha igihugu ni iyihe ntego bari bafite babasubiza mu gihugu? Ni ukugira ngo intambara ya gatatu izabura hihera ubwo iyo niyo nkomoko icyo bita Jewish state biriya bintu bahora muri Palestine ngo bajya mu manama bitarangira none bizwa n'iki kurangira abantu bakavukira mu buhunzi bakabusaziramo abari ba Palestine abandi nabo bakabaho ngaho
kandi buri gihe bagenda buhoro buhoro binjira aho babahaye nabo bagenda babanyaga bahagaruka kugira ngo ba bantu bazaveho barunde umuce bazira no bizabo gatera mushinya ko kuzana kurimbuka kw'abantu. None ubwo si intambara muri kutubwira yaba ari igenda ikageza kuri yo mu bya 16 yitwa Harimagedoni? Yes, Harimagedoni yo izaza, ariko izaza antikristo amaze kwima, amaze kugaragara. Uwo munyabugome azagaragara ku mugaragaro, niko Bibiri ivuga. Namara kugaragara rero abayuda kuko bazaba abayahudi bazaba baramaze gushinga iki igihugu cyabo, noneho n'idini ryabo rihari, nibo bonyine munsi y'ijuru batazamwemera. Kuko mbere bazamwemera babanze bamwishimire, agenda amasezerano nabo igihe gito, nyuma y'imyaka 3 n'igice azababwira yuko ari we Mana, ari nawe Mesiya. Bazambwira ati we ntabwo tukwemera, azabuzanya ibitambo n'amaturo, ababwire yuko ari we Mesiya. Kuko ubundi iyo batamba ibitambo n'amaturo batambira Imana yabasekuruza, ariko ntawe buzanya azaberekeza ku kindi. Icyo gihe rero bazahaguruka kumurwanya, bazamwigomekaho, bamwigomekaho azategeka kugira ngo barimburwe bakurweho. Kuko nukuvuga ngo iyi ntambara y'ibyihebe irimo kuza isopanya Palestina na Israeli, ku buryo ibyihebe byitirira Isilamu, nizagenda ishyike neza kuri iriya ya Harimagedoni. Yes, ariko iyi ntambara n'ibindi byose bikorwa byo birateguriza kuza kwa Antikristo. Namara kwima ku mugaragaro ya Harimagedoni no yizategurwa cya gihe noneho cyo kurimbura Isirayeli. Kubera ko ejo bundi urabona ibi bantu bakunda kubigiraho inuza, njya numva n'ibinyamakuru byinshi, urabona nk'ejo bundi igihe Koreya ya ruguru yasopanyaga na Amerika bahanganye ku gihe cya Trump, bari barimo kuvuga ngo ya ntambara ya gatatu y'isi iraje. Abandi kuva barakora ibiganiro ngo Harimagedoni ya ntambara yavuzwe ngo iratangiye, ngo igiye kuba gukorera Amerika na Koreya, ngo bigiye kuzamura intambara ya Harimagedoni. Ibi bintu ugasanga hari ikintu cy'abantu batazi. Trump nuriya witwa Ban On, uriya uyobora Koreya ya ruguru, nabagaragu ba Illuminati bombi. None ntaho batandukaniye. Twebwe tujyaho nk'uko batwereka ibintu, ariko buriya ari abantu banywa kacyayi bari kumwe. Wagize ngo barangana se? Yishwe yose bakaye bakiriho. Ubu nicyo bita East West confrontation. Biriya byatangiye nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, abakomunisti bahanganye n'abakapitalisti. Byajyaga bigera bashaka no kwenda kurwana gucakirana bati, ariko ntibyakundaga kubayobora n'umwe. Cyo kurwana cyabo nticyari cyagera. Buriya bariya batasi wa Rusiya bajya muri Amerika bakaba bazwi, abarusiya nabo bakajya muri Amerika, bakajya abanyamerika bakajya gukata mu Rusiya, barangiza bagahurira mu mahoteli bakanywa kacyayi, batishaje hari ibyawe binarabimenye nawe ufite ibyanjye, ariko buriya ntacyo turi mu rugendo. Reka ziriya ntama zikomeze zirindagire. Niko bameze, twe turi mu bintu biri aho ngaho. Niyo mpamvu bajya gureba twarwanye muri Angola bakarwana basavimbi bande bakavaho bagashira abantu bagapfa. Intambara bayihagaritse muri buriya Savimbi bamuhagaritse, abanyamerika gusa baragiye bahagarara hejuru bapima hari ryane baramurasa. Okay, pase murakoze cyane. Reka noneho ngira ngo abantu bamaze gusobanukirwa neza iby'intambara ya gatatu y'isi. Twa turi kuvuga kuri iki kintu cya Koreya ya ruguru na Amerika, ukuntu abantu babidiskseho cyane, abandi bakavuga ati ni ya ntambara ya gatatu, abandi ati ni Harimagedoni, ariko mugerageje kudusobanura neza uburyo intambara imeze n'uburyo Harimagedoni izatangira. Reka noneho twinjire muri ya mahame ya Illuminati igenderaho mu kuyobora isi no kugira ngo yoreke abantu benshi bazarimbuke, kuko ikora na Satani. Ya murakoze. Wa mugani wawe, cyo twabwira abantu nuko n'ubundi bibazo byabo ibyo batumvise babajije, twongera gukora wenda ikindi kiganiro dusobanura ibyo batumvise, nabyo biba byiza. Ubwo rero tuba dukomeza, ahubwo niba tubonye yuko ari intambara ya gatatu yo yica abantu, byo kureba none ishami rya kabiri y'intambara yo kwica abantu mu bugingo. Kwica abantu mu bugingo no bigenda bite? Hateguwe icyo bita ibintu byinshi cyane, ariko tugiye kureba noneho uburyo bwihariye ibyo twita the 10 point plan. Yateguwe plan igizwe n'ingingo 10, yateguwe n'umugirwakazi Alice Bailey wahoze atuye muri Amerika, kandi akaba yari umuhanuzi ukomeye cyane, uvavuganaga n'abadayimoni cyane cyane ku bijyanye bizabaho. Abadayimoni rero bayobowe n'umudayimoni rikuru yitwa Juwali Kulu, yahuriye naryo mu misozi miremire ya Himalayas muri Tibet, muri Aziya.
ari naho ngo umutware mukuru antikristo azamanuka aturutse aze kuza gutwara kwicara ku ntebe ye. se aho ngaho y'uvu utubwira ndumva n'inshuro ya gatatu bavuze Himalayas Tibet ni muri Aziya haganaye. Ni muri Aziya hagati y'Ubushinwa n'Ubuhinde. Tibet iri munsi y'Ubushinwa, ubundi n'Ubushinwa bubara yuko ari n'intara yabo, ariko yo mu misozi miremire mu majyaruguru y'Ubuhinde, aho bitandukanye n'Ubushinwa. So noneho rero ni muri urwo rwego yashyize ahagaragara ingingo 10 zigomba gukurikizwa kugira ngo umuntu ahindurwe ashobore kwinjizwa mu mugambi wa Satani neza, yaramaze kuba ikidebiri cyangwa se kuba igikoresho gishobora kuba cyakurikira nk'uko abantu nk'uko gahunda yabiteye. Hanyuma ubwo uwo muntu turi kutubwira akorana na Illuminati, mu ibanga, kandi akaba ari umugirwakazi ukomeye, ari nawe washinze wanditse ibitabo bigera kuri 25. Ibyo bitabo 25, 19 kuri byo yabyandikaga abwirizwa ni dayimoni Juari Kuru. Iryo dayimoni rimaze kumubwira rihagarariye Satani, we yanditse ibindi bitabo bisobanura bya bitabo 19 bitandatu, ibyo twakwita ngo ni nka hadith, ibitabo bisobanura za nkuru ziri muri bya bitabo nuko bigomba gukurikizwa. Bikaba ari ibitabo 25 biri mu icapiro ryitwa Lucy Trust na icapiro nano riri mu muryango w'abibumbye. Ibyo bitabo nibyo mu muryango w'abibumbye ukurikiza muri gahunda bagenda bakurikiza kugira ngo bishyireho. So bimwe muri byo rero mu byavuze twashoboye gutoranya kugira ngo byagenewe mwene muntu ni ibingibi ingingo 10. Guhindura umuntu nk'irobo, guhindura umuntu ngo atandukane mu myumvire n'imibereho kuko yari aruhereye mu irema abo kundi kuntu. Ariko ikibarwa hanga no umuntu kumutandukanya n'Imana kugira ngo umuntu yigomeke ku Mana mu buryo bugaragara. Icyambere, ingingo ya mbere kwari ukuvana inyigisho z'iyobokamana mu mashuri, ari byo hatangiye ibyo bita ngo ni secularism, kuvuga amashuri menshi ngo iyobokamana ririmo, ahubwo buri muntu abantu bajya gusengera ngo mu madini yabo, ariko mu ishuri ribe secular kuko ryigisha education, ryigisha ubumenyi buzafasha abantu muri buno buzima. Nta mpamvu yo gushyira muri iyobokamana. Ino ngingo yabo ya mbere. Noneho iyo ngingo tugiye kuyivugaho byinshi, biragaragara mu mashuri muri Amerika, mu bihugu byinshi biragenda biba itegeko yuko abana badakwiriye kuzana iby'amadini yabo aho ngaho. Nahoze numva n'aha ngaha mu Rwanda Bibiliya yabaga muri za kaminuza by'abanyeshuri cy'iyobokamana baragihagaritse, niko n'umuntu bavuga. Bigenda biza buhoro mu bwenge bigakwira isi yose, barabareka mukabikora, noneho bakabagenda bururuno bakabiga bakareba uko bazabinjiramo. Ibyo nabyo barimo barabikuraho ngo umuntu najya ashaka gusenga ngo amadini bajya bajyaho amadini yabo aho ari. Ibyo rero mu bihugu byinshi byaratangiye, cyane cyane aho byari bisigaye ni madini yanga ya Kigatolika, kuko bafite uko bakora n'iriya system, kuko iriya dini rimwe bazashinga rizaba ririmo ubugatolika bwinshi n'ububuda bwinshi. Rero bashobora kurireka bakakujisha bigira ngo birahari ariko atari byo. Ingingo ya kabiri kwari ugukuraho uburyo ababyeyi kugira ubutware ku bana, ababyeyi kugira ubutware ku bana, noneho abana bagahabwa icyo bita rights, excessive rights, kugira ngo abana bishyire bizane. Niyo mpamvu mu bihugu byinshi ntabwo umwana akorwa, niyo uri se umukozi wajya kuriga kuri polisi, noneho abana baba yabigihugu kuko abana b'ababyeyi, wewe umubyeyi ntabwo ufite uburenganzira ku mwana. Ahubwo hari umuntu weretse kumbwira, arambwira ngo muri Amerika ngo iyo umwana umukubisi ngo baraza bakamugutwara, ntuzongera kumubona ukundi ku buryo nawe atazanakumenya. I Burayi nawe ngo umwana ashyizwe imbere cyane kurenza wowe umubyeyi, ku buryo umwana niwe uhawe agaciro. Byaba se biri muri iyo ntego, muri iri hame ryashyizweho n'uyu muntu? Yes, it's part of the program, nuko bigenda. Ndetse n'icyo bita corporal punishments, biriya byo gukubita abana, n'icyo bita corporal punishment ukoresheje umunyafu,
byavuyeho no birabyemera kuko ugomba umwana kumugorora ntumukubitire kumwica ariko kandi ntumurinde umunyafu ariko rero kuko n'abantu bamwe satani burya akora ibintu byinshi kugira ngo abyerekane yuko bitanakenewe azana abarimu bihaza imyuka ikabajyaho yajya gukubita umwana akamukubita nk'umwica kandi biravuze ngo umwana ntumukubitire ntumuhanire kumwica ariko kandi wasanga nawe akubise umwana amukubise inkoni noneho nk'ukubita inzoka kugira ngo noneho bigaragaze yuko ari bibi noneho babikuraho wa mwana bizumvikana noneho wa mwana kandi baba bamuroshye mu kuba ikigenge kandi koko buriya umuco w'umuntu ukomoka ku babyeyi bivuga ngo niba isitrategi yarashyizweho yo gukuraho uburenganzira bw'umubyeyi ku mwana ku buryo umwana w'ugiye uburenganzira bwe harimo kwica abana ku buryo baba birara ntibazaba abantu bazima yes nibyo nyine kuko umwana wese hari icyo bita gukura amaruru umwana ntabwo agomba gukura amaruru agomba gukurwa yigishwa ubuzima kuko isi agiyemo ntabwo ari paradizo agomba gutegurwa kugira ngo azashobore guhangana nayo noneho isi agiye kumubwira ngo abana bacu barangiza universite ari umuntu utazi koza isahani ari umuntu wicara mu ntebe agashyira za ekuteri mu matwi agashyiraho filime akagabanya kugira ngo mwebwe n'aba muri hariya muvuga ibyanyu ntibimureba noneho agakomeza kumva bya bindi bivugwa muri maseriyateri ya ntuza mwebwe mwicaye aho ngaho nibura umusaza nkanjye ibyo uvuze abakureba nk'umuntu wataye igihe kandi we arimo aratike ye niba aranagitaye ariko icyanjye kirarangiye ariko cya gihe cyarimo aragita kandi aricyo yinjiramo yego usanga ari n'ikibazo aragipfusha ubusa ariko pase uzi ko hari igihe tuzaganira ku birebana n'ibi by'amasirizi aya mafilime akinwa hari iz'abana hari iz'abantu bakuze turebe nabyo niba biri muri iyi nuza muri uyu mushinga wa umushinga tuzakwereka yuko biriya bintu birimo abadayimoni ni ukuvuga ngo ababireba biva hariya bikajya muri bo niyo mpamvu uzareba umwana cyangwa undi muntu bano bajura bakora iki bakoresha amahano ugasanga ariba benshi baba barabikuye mu mafilime ya violence n'abariya bana n'ibyo kubona umwana w'inshuti utera undi cyuma kubera ko yabiboneye hariya n'imyuka ibazamo izi pornography zigiye gusenya ingo usanga umugabo ntashaka kuryamana n'umugore wakurikije uko bimeze agashaka gusa gukora ukundi kuko yamaze kuba perverted biyabe yabona hariya abadayimoni bamuri nibo baza bamubwira ngo kora nk'abiri ibyo ni ibintu twagenzuye kandi tuzi nawe ushobora kuduhakanya ibi byo tuzabigarukaho hanyuma ese icyo kintu cyo guhindura umuntu hari ahantu byabihuriye na microchip tutari twajya kuri microchip first of all umuntu mumwemerere agomba guhinduka ntabwo umuntu ahindurwa na microchip ni ubundi buryo bwo ni data information data yawe kubizwi ikaba iri ahantu wajya ahantu ukaba wagira ute wakingura amanya yo gukoresha kadi kandi n'aba bandi nabo bagashobora kuba bareba ya microchip yawe iri connected kuri information system yabo bakaba bawukurikira bakareba aho uri n'icyo icyo nicyo bagamije control abantu ariko ahangaha no guhindura icyo bita mindset tizo by'umuntu akagenda agahinduka none cya gatatu intego ya gatatu ni ugusenya umuryango ushingiye ku mahame ya gikristo byaratangiye kugira ngo hano ubona yuko hari amabwiriza dufite ajyanye uvuga ngo umugore n'umugabo nahoze tubivugaho yuko nta mutware gusenya umuryango ushingiye ku mahame ya gikristo yes icyo ni intego yihariye mu ntego 10 uwo muryango ugomba gusenyuka ubu bumwe bw'umuryango cyangwa izo bita amahame ya gikristo umuryango ugomba gukurwamo kugira ngo haze amahame mashya kuko umuryango nabyo bigomba guhinduka ntabwo umuryango ugomba kwitwa umugabo n'umugore n'abana ikintu cyose gishyizwe hamwe ushobora kwitwa umuryango umugabo warongoye undi bombi ushobora kuba umuryango umugore warongowe n'imbwa ye ushobora kuba umuryango ibi ngiye kugira ngo babigereho bagomba guteza imbere ibyo bita ngo ni sexual promiscuity ukuvuga ngo ibintu by'ubusambanyi kubiteza imbere uzabona yuko abantu benshi bakiri urubyiruko n'ubu ngo itegeko ngira ngo hano mu Rwanda rirahari bivuga ngo abantu bari munsi y'imyaka 18 n'abahuje bagize mu mibonano mpuzabitsina ntabwo itegeko ribareba byose ntabwo bizi ngo abantu bari mu myaka 18 munsi y'imyaka 18 iyo bahuje ibitsina ntabwo itegeko ribareba ribahana byari rihana basambanyije abana ibyo nabizi byose barishyize no kuvuga ngo bo ntibahana ariko mwibanga baba bakurikirana ibi bintu baba bireba kuri za Instagram baba bareba ibiki baba bareba za pono byo no kubikora barabikora noneho kuko barangiritse muri ya myaka
nuko ngo nibarengana ya myaka bizaba byarangiye. Niyo mpamvu rero ubwana buto y'imyaka 15 16 bajya gusambana. Kingenzi ni uko kirinda yo mugabo nusambane nako. Uko nusambana nako kandi hagushaka bizaba nyine ikibazo. Wowe bazaguhana bihanukiriye ariko mu rwego rwo kujijisha yuko barengera babana. Ibindisha. Ese ibyo bazabikora bate banyuze mu cyo bita the advertising industry. Advertising industry ibirimo media, tangazamakuru, televiziyo, ubutabo bw'ibinyamakuru, film industry. Biriya by'amafilme, ibyo by'amasede warebaga, uzareba SD bareba ajya kubona ukabona umuntu aragutse asomye umugore bikazamo kandi atari ibyari by'intambara, ajya kubona ukuntu umugabo asomye undi, ibyo nabyo ukareba kuyobera, nugasanga ari ikibazo. Kuko bashaka kuvuga yuko sexual enjoyment, navuga ibintu bijyanye n'impuzabitsina, barashaka kubyigisha abantu yuko ari wo munezero ureze byose mu buzima bw'umuntu, kandi uwuhombye nta kintu azabara mu buzima yuko yiryoheje. Noneho rero ikibazo kiravuga ngo ese ibi bintu ababikoze ese baba barageze ku ntego zabo? Yes, igisubizo niye kubera ibyo tugera tureba bashoboye kubigeraho kandi bageze ku rwego rukomeye cyane, bayobya abana bato babigisha ingeso mbi. Ingeso ya kane rero ni ikintu cyitwa abortion, gukuramo inda. Kigomba guhinduka kwemerwa mu mategeko. Ngira ngo ibyo ngibyo se nibyaje iwacu hano ni baryemeje iryo ra? Bararyemeje biri ariko mu mayira anyuranye bayikuramwo, kuko waryamanye na sobukwe, waryamanye na mubyara wawe, waryaranye na mushaza wawe, mbese umuntu mutemeranya, bita incest. Ibyo rero bigomba guhagarara, ariko biraganisha ni ukumenyera, biraganisha hahandi kuba itegeko rigomba kuba abortion must be legal. Ibihugu byinshi kwisi biremera ko gukuramo inda, kandi ubundi gukuramo inda n'ubwicanyi, ukwica umuntu. Noneho iyo wishe umuntu inda bazikuramo bakazijugunya, ariko baba bazigabyeho ibitambo. So kwa gutamba ibitambo abana b'abahungu n'abakobwa kubatamba ibitambo ni ibingibi byaturuka naho byaturutse. Noneho rero ingingo ya 5 uvuga ngo niba noneho gukuramo inda byemewe, ikintu kizakurikiraho uko ubusambanyi ubundi umuntu abutunyira gutwara inda zitateganyijwe cyangwa se zazatuma zikuzanira ibibazo uri umugore, cyangwa abagore n'ubakuramo inda. None niba yemerewe gukuramo inda biraborohera, icyo gihe no gushaka kurongorwa no kurongora bizabe nta gaciro bizagira. Uzashobora gukuramo inda wenda ukagira umwana ushatse. Icyo gihe rero icyo bita divorce, ubutane bugomba kwemerwa kandi bugakurwa mu mategeko. No kuvuga ngo gushaka divorce cyangwa ubutane bukemezwa nk'amategeko, kuko ibyo ngibyo umuntu ngo abantu bagomba kuba kubohorwa, bagakurwa muri icyo bita concept of marriage for life, bagakurwa muri bwa bubata bw'umuntu gushyingiranwa n'undi kuzageza igihe apfuye. Ibyo bintu bigomba kuvaho. Ubwo rero abantu bakashaka uko bishakiye, ndetse akavuga ati urukundo rwa mbere ngo rukurura urundi, urukundo rwa rushukura gukurura ubundi, iyo rukuruye urundi wa wundi mwakundanye muraza mukabana, ngo ariko iyo binaniranye muranone muratandukana, ngo kandi ntibigushyire mu bubata bwo kuba mu gahinda, ahubwo ukongera ugashaka undi, uwo ngo nawe akaza rwa rukundo mukarusangira. None urukundo ruzaba rushingiye kuri sex, ntabwo ruzaba rushingiye sex, ni ukuvuga ku guhuza ibitsina, ntabwo ruzaba gushingiye ku mahame yashingiye ku muryango no ku bufatanye bwo guteza imbere umuryango, cyane cyane ugizwe n'abana mu byaro, kuko abana bagomba kuba b'igihugu. Ese iki kintu cyaba cyaragezweho kirebana na divorce? Kigezweho cyane mu bihugu byinshi, divorce iratera imbere. Hano mu Rwanda rwacu ngira ngo twabaga uzagenda ukora ubushakashatsi buri mwaka, divorce iratera imbere. 2018 divorce yabaye ibihumbi hafi, abantu bakoze divorce bari mu bihumbi ngo bijya muri 30 naba ntibeshye, ariko mbere yaho gato nko muri 2016 bari abantu 60 n'umse ngo naba ari 9 gusa, ariko bagendaga bazamuka, ariko bigenda byo umuntu yabishaka bibona. Narabyumvishe ahubwo mu bihugu by'i Burayi ho numva ko basigaye banasezerana bagahana kontara, ahubwo ntabwo ari ibyo byonyine. Ibihugu by'i Burayi byo bitaye burengerazuba bw'isi, ari naho hari ubukristo, niho Satani atangirira kugira ngo bikwire isi yose. Ni ukuvuga ngo aho bigeze umugore yavuye mu gipangu nkuko akinguye, aba ari abantu bamutegereje hariya,
kumubaza niba nijoro iri joro yaryamye neza umugabo atamututse cyangwa se ataryamye nyina yo ku gahato, ko bemera yuko umugore mu gihe avuze ngo ya ntabwo uryamana nawe, noneho niyo acecetse ntagira icyo avuga nabwo ntiwemereye, ashobora kumubwira uhindukira akawuceceka, kandi yaceceka avuga utoya n'uburi akakwihorera akaza kukurega ati yaryamanye nanjye yewe yampinduye ku ngufu kuko ntabwo nigeze mvuga ngo yewe, noneho mukabaho noneho sex ikaba umutwaro. Noneho rero nukuvuga hayo bakontra barimo barahana ya n'ubwo bose abazungu bagize ko rwego ko gusezerana bagahana kontra niba ari imyaka 3 yashika, kuko hari n'umuntu uherutse kutubwira rwose yagiye muri France, yatubwiye amakuru rwose uburyo basezerana neza bagahana igihe, bati ni imyaka 5 hanyuma tugatandukana, wabishaka kujya gushaka undi nanjye ngashaka undi, utabishaka gusanga ikintu numvishe bakora iyo myaka ishize abana mwabyaranye mukomeza n'ubundi guhuza umutungo mubafasha kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza, ariko hagati yawe nawe mutongera guhura ngo mukora imibonano ubishatse akajya gushaka undi. Bivuge ngo rero aya mahame iri hame waruvuze ni rya 5 harya birimo birashyirwa mu bikorwa, noneho kandi birihuta gukwira isi yose kandi bagera ku muvuduko ukomeye, kandi ibyo bikaba biherekejwe na kwa kwivanga cyangwa se kwa kwigomeka ushingiye ku myigishirize nanone y'uburinganire, iyo rikaba igizana ibibazo. Noneho ba bantu uko bagenda bakura, uko bagenda bagira, kandi uko bagenda batakaza ubumuntu, kuko urumva babatandukanyije n'ubukirisitu, kuko gutandukanya n'Imana babuguhindura inyamaswa. Ubundi amahame atuma twiyubaha tukaba abantu nuko tuba twubaha Imana mu mitima yacu, noneho banze gutandukanya nayo, noneho kandi bakibwira ko uzashinga urugo rushingiye kuri discipline, kandi Imana barayikuyemo. Nese byashoboka bite? Ntabwo bikunda. Ubundi umuntu muri kamere ye ibintu bimukontorora ni ukubaha Imana, amategeko yayo. Ariko kuba Kristo bo noneho babagengwa n'umwuka w'Imana nko tubivuga kenshi ubayobora. Noneho rero ingingo ya 6 ikavuga ngo make homosexuality an alternative lifestyle. Vuga ngo ubutinganyi bugomba nabo kubaho nk'indi nzira yo kwiruhura umugore n'umugabo niba byakunaniye, ushobora gushaka umuntu muhuje ibitsina ko muhuje n'ibibazo mukibanira. Ibyo rero byashyiriweho kugira ngo gushakana kw'abagore n'umugabo kuko bimaze kuba icyago, cyane cyane ko umugore ababona umugabo nk'umuntu agomba kurwanya kugira ngo amwigobotore, noneho bikaba ngombwa yuko no kubana n'umugore n'umugabo nta nicyo binamaze. Reba nk'iyo ngingo yuvuze ngo abana muzabyara, akenshi rero icyo kiba kivuze ngo noneho niba mugiye kumara kontora y'imyaka 5 ushitse n'abana ntimubabyara, kubera iki? Abana none bazaba umutwaro, aruza ngo ati yewe n'abana turababyara n'ubundi nk'umugore ategeka kuba ari ubanza kubana n'abana, bikamubereye imitwaro. Noneho divorce none igiye gukorwa, umugabo niwe utanga indishyi, ubwo ko umugabo ari we winitiatinga kurongora, niwe nanone bamushyizeho igihano niba agiye gutandukana n'umugore divorce igiye kubaho. Costs ibyo atanga kuri wa mugore ni byinshi cyane, none bigatuma umugabo agira ubwoba bwo gupropoza, cyo bita proposing, bwo gutangira gutereta umugore kugira ngo agire ate amurongore, kwavuga ati yewe ibintu bizaturuka muri bino bintu sanabyirengera, kugira ngo bumvise hano mu Rwanda yuko hari ibyo basigaye bitabo kwizirikaho igisasu. Umwana w'umukobwa ubundi ni nyampinga, se kibi ngibyo bavuga ngo nyampinga baba babyina ku maradiyo, iriya ni trash. Ndashaka kubwira nyampinga w'umunyarwandakazi, kera twebwe kubona umwana w'umukobwa yabaga ari ikintu cy'icyubahiro, waramureba ukuvura mukunze ukamugira n'impuhwe ukamugira n'imbabazi. N'umwana w'umukobwa wabonaga n'umuntu umuhohoteye, wowe n'ubwo utamuzi ukajya kumurwanirira, kubyari mu maraso, byari instinct, kuko mu mwana w'umukobwa yagombaga kurengerwa. None ubu ngubu urabona ngo nawe genda wirwaneho, nawe ari umurimo nk'uyu nguyu umukobwa warebaga avunika ukamubwira ngo twaze. None ubu ngubu arurira ngo nabo basigaye bajya kugikwa, akurira akikorera bya sima mu micanga n'iki, ugasanga yarahindanye. Ntushobora no kumubenguka ngo mugire umugore, erega biriya bintu ntabwo bazi ibyo baba barimo. Umugore bamuhinduye igikatsi. Agufase ibintu uvuga bihabanye n'iby'inzego za politiki ziri mu gushyiraho. Erega n'abanyarwanda n'abari babivuga n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi bareke kwikorera umutwaro badashobora gutura. Ni ukuvuga ngo abanyarwandakazi bacu ni abakobwa, ni abagore bafite icyubahiro, turabazi, ntabwo ari abagore bo guhindana.
wese umugore wasanga yikoreye umucanga na sima, umugore ngo ndashaka kujya kubaka urugo nkumere umugeni, kandi bavuga ko aribyo bigezweho, ahubwo icyo gihe nyine baravuga ko uwo ari we mugore. ntabwo ubundi icyo bita kubenguka gituruka ku kise. Ubundi se kuko umukobwa kwitwa umwangavu icyo bivuze, umukobwa yijeraga mu bukumi yangaga ivu, akanga kwandura, agasa neza agakaraba, wajyaga kumurambagiza urebye uko asa ntabwo usanga rutuma ivu ngo ari wowe wikorera ugiye kurongora, ubuhereye heza. Rega bya ni ibintu birababaje cyakora. None pazo nose buraba iki kintu bashyizeho cya banyampinga ko ubona ari cyiza cyane kandi ubona ari abakobwa bo kubabereye u Rwanda. Mu by'ukuri aba banyampinga bo bavuga iki ko mbona bari abakobwa beza, bavuga ngo ni ibintu bitatu: ubwenge, uburanga, akagatatu n'akahera. N'ubwenge n'uburanga ni iki? Bavuga ibintu bitatu bimuranga: ubwenge, uburanga n'ubupfura. Ntabwo mbyibuka neza, ariko nkabona koko nibyo. Gusa wejo bundi we twabonaga nambaye n'ubusa, bamwambitse ubusa. None se ngiye kukubwira ntabwo avuga ibinyibera bya Miss byonyine, kuko buriya umukobwa amaze kumushyira muri biriya bintu wa mugani n'ubwa Miss ntiyabujyamo, n'ubwo buranga bwabura, kuko ukwifata neza k'umukobwa n'isuku ye n'uko ameze nibyo bituma agaragara neza, nibyo bituma n'umuntu amubenguka. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, iyo urebye ku Satani akora, abakobwa bamwe usanga nyine ari nabo benshi, usanga aribo bagenda batagaciro bajya mu mirimo, usanga bagiye mu bintu nk'ibi, bagiye mu singiye kubivuga byinshi ariko bibahindanya. Noneho abandi batagiye muri ibyo ugasanga nibo bari ku Instagram bambaye gusa. Abandi ejo umuntu yarambwiye ngo babahana amafaranga Instagram, wambaye ubusa, w'ikimero cyiza, noneho bwaburanga kugira ngo mumbakire urugo ukamuhindura igikoresho cya sex. Ari byo muri iyi minsi abagore ku isi yose baragenda bahinduka icyo bitangwa ni sexual objects. Umuntu agashaka umugore amukoresha mu kwinezeza muri sex, umugore nawe agashaka amafaranga kuri wa muntu ngo no gupromotinga uburayi. Umwe arashaka icyo ashaka kunezeza umubiri we, undi arashaka ifaranga kuri wa muntu, noneho bikaba ubucuruzi bwemewe. Ibyo rero n'abagabo impamvu bahinduka perverts, abagabo bagenda bahinduka perverts. Wenda tube tuhagaritse bya banyampinga tuzabagarukaho, ariko aya mahame ndagira ngo ugende uyasoma uvuga mu gakiye, kuko ari igihe tuzagaruka. Noneho ugende nimba twinjiye tuvuga ku birebana n'uburinganire, twinjiye ku birebana n'uko abana bashyizeho kugira ngo abana aribo bayobora ababyeyi bajye munsi y'abana. Kuko twinjiye turebe se ibi bintu biriho koko, turebe hirya no hino mu isi bimeze bite. Tugaruke muri Bibiliya ivuga iki ku mirerere y'umwana n'umubyeyi, turebe ko abantu koko badahagaze muri gahunda muri sisiteme ya Satani batabizi, kandi ukabazi ngo baracyari mu murongo w'iyobokamana nyamara barawuvuyemo. Niko bimeze. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi byose byo tureba turimo turabibona. Nk'ubu ngubu hano aravuga ngo nations sanction African countries that have resisted homosexuality with threats of withdrawing foreign aid and investments. Ni ukuvuga ngo ibihugu byinshi cyane cyane byo mu nzira y'amajyambere nk'ibyo muri Afurika bazajya babyima imfashanyo mu gihe byanze gukora kiriya kintu cy'ubutinganyi, ibyo bita homosexuality. Niyo mpamvu rero uzabona abantu benshi batubwira mu ibanga bakabyihorera, abandi bakabiberekera, ni ukugira ngo badahura n'ibibazo ya nkunga. Yes. N'amadini menshi ngo asigaye asezeranya abagabo batinganye n'abagore babatinganye, kandi ndetse bageze no ku rwego rwo kubimika cyangwa kubaha inkoni y'ubushumba. Ejo bundi nabibonye South Africa rwose abapasi babiri muri Anglikani basezeranye. Ni ikibazo gikomeye cyane, kandi ubwo ngubwo Anglikani ku isi yose ubu yacitse bw'ibice. Hari aba conservatives aribo twebwe, hari n'abandi bari dynamics, bariya bavuga ngo ubukristo bugomba kujyana n'ibihe. Abantu rero batemera ibyo ngibyo ngo ni abantu bakibaswe n'amateka, batemera ibyo bikorwa. Abo ba kabiri nibo barimo gusezeranya abutinganye. Yeah, exactly. Ariko natwe hano buhoro ko imfashanyo nava hariya, n'abano ba pasiteri wenda bakibizista bakibyanga, baragenda basaza bakabaza bakabaho buhoro, bamwe bakabwira ngo ni muruhuke, imyaka 65 yageze vaho, kuko barashakaho n'imyaka 30 uzaborohera gushyira bya bindi bikorwa. Noneho ingingo ya 7 nuko cyo bita the base
the art make it run mad. Uvuga ngo art cyangwa art mu gifaransa uvuga ibintu bijyanye n'ubuhanzi, ibintu bijyanye no kubyina, ibintu bijyanye n'imyidagaduro ndetse na entertainment bigomba gusara. Niyo mpamvu uzayabona ababyina, abaririmba, bisigaye. Ese iyo ni ingingo ya 8 ni ya kangahe? Ingingo ya 7. Nuvuga ngo ugomba guhindura abantu ibidebiri. Kamwe nk'ingero, nk'ubu ngubu abantu bose basigaye bacuranga kimwe, injyana zabaye zimwe. Ni ukuvuga ibyo bita rhythms and lyrics byarahindutse, amagambo avugwa mu ndirimbo yarahindutse. Indirimbo zose ku isi basigaye bavuga ibintu bitumvikana, abandi ngo ugasanga aravuga ibintu abisubiramo, undi akumva yamivugire, kandi ugasanga ni imikorere imwe. Noneho rhythm, ingoma, imivugirize y'ingoma nayo umurishyo ukaba umwe. Ugasanga ku isi hose nayibonye Ethiopia niko basigaye baririmba, abahinde, aba Africans, abanyaburayi, byose ibyo byo bita harmonic convergence muri Illuminati, kugira ngo umuco uhuzwe no mu myizerere no mu muco, kuko imiririmbire, imitoreze y'abantu igenda ari imwe. Najyaga mbona jewe hano bigitangira mu Rwanda ngize ikibazo banzo ragize ubwo bivuga ko bizagira no mu madini, ugasanga nabwo imiziki nimwe. None se simwe mu madini ujya ubona ibyo bita ngo ni drama teams z'abana babyina bihotagura. Biriya muri Illuminati byitwa 13, imibyinire ya kidayimoni, abana mu nsengero bihotagura ngo ni drama teams. Barabikora ariko ntibazi ibyo bakora, ariko mwenda barabizi. Ikindi cya kabiri, bamwe babikora bashaka kugira ngo babone abayoboke, bakabikopera hirya no hino, ariko ntibazi ubwira ubwishi nyuma y'ibyo. Hanyuma n'izi ibyo bita ngo ni worshiping teams. Worship teams nazo nabyo usanga ari ibintu biri aho ngaho, ugasanga abantu barabyina. Ubundi mu murimo w'Imana worshiping ni ukuramya, ni ukwitorero ryose. Ntabwo ari abantu dushinzwe kwicara hariya tureba nk'aho twigo barabye ngo abantu bararamya ngo ni teams ngo zirabye. Those things are just blatant nonsense. Ni bibi cyane kandi bizana ikibazo. Noneho byava aho ngaho bikazana iyo miririmbire. Najyaga ntangira kwibona nibyo nanigezeho, ukabona hano nko mu Rwanda abana baririmba indirimbo za Kinyarwanda zo mu gatabo muririmba, ukabona hari ababyaga babasirimu bagashaka kugira ngo uririmbe za ndirimbo z'ikizungu ubwo byorijwe, naho yaba ari indirimbo ya Kinyarwanda yo usanga barayihinduye bayishyize mu buryo bujyanye n'igihe, muri aya mazu y'abazungu ajyanye n'igihe. Bajya kuvuga ko abantu bararize bari kubisa hasi bakomye amashyi. Najyaga nibaza ibyo ari byo, kandi nanjye nari muto, ariko Imana inyereka ko ari abadayimoni baba bari muri baba. Icy'ingenzi injyana ukuntu wayihinduye niyo imunyuze, ariko lyrics, amagambo akubiye muri akabaye amwubaka ntayo. Kandi ari amagambo ari za ndirimbo zo mu butabo, ni amagambo yahimbwe n'abakristo ba kera bavuga ubutumwa bari barahinduwe n'ijambo ry'Imana, ariko ubu ngubu babikoresha muri urw'inyungu zabo. Ibyo bikaba ari ishyano, kandi tuzabisubiraho wenda tubirebe. Ariko art, ubuhanzi muri make bwagize bute bwarigarura. Niyo mpamvu rero hari abitomwe n'aba gospel, abahanzi ba gospel, kandi bararwana cyane kugira ngo bamenyekane. Umuhanzi wa gospel ngugezweho, ngukunzwe, bagatumirwa, bakaza isigahurura, ariko se muri gospel avuga what message razikari, ubutumwa bwafite buhindura umuntu kugira ngo abicyaremwe gishya, akumora muri buriya butumwa umuhanzi wa gospel avuga nubuye. Usije gusa abantu bakabyina, kuko burya kubyina bituruka ku guhaga. Ibyo bita bariho guhimbaza no guhimbarwa. Umuntu urahimbarwa kuko hahagurutse muri wowe umurya w'inanga, ukumva urashaka kubyina, cyangwa umurisha w'ingoma ukumva urashaka kubyina no guca umugara. Ibyo ngene ngo bituruka mu kumva Imana no mu kumva ijambo ry'Imana. Ubundi ijambo ry'Imana ntabwo rishaka wowe umubiri wawe, rishaka umutima wawe kugira ngo urokoke kandi wezwe. Ingingo ya 8 rero nugu icyo bita naho ibintu byose bihagaze, icyo bita changing the mindset, guhindura imyumvire binyuze mu itangazamakuru. Impamvu itangazamakuru, ubutangazamakuru n'ibindi itangazamakuru, turahirwa ko muri itangazamakuru turimo turakorera Imana. Itangazamakuru ryinshi rikora Satani. Those who are behind the microphones, bari abantu bari inyuma ya za mikoro, ku maradiyo, ku mateleviziyo, barakorera nde? It's a question. Abarifashe za mikoro mu nsengero, mu biterane, barakorera nde? So the media, itangazamakuru ubwo ritangiriye aho ngaho. Hariho rero ibyo bita print media, ukuvuga ibinyamakuru dusoma, za new press, radio, TV, cinema. Ibyo byose birigisha iki?
byose ko biteza imbere guhindura umuntu icyo yumva ku iradiyo nicyo kimugira ngira ngo wumvise iby'abakantano ngo bakoraga muri jenoside ibyo bavuga n'ibyo abantu bakurikizaga itangazamakuru ni ikintu gikomeye noneho ahangaha bakakubwira ngo itangazamakuru biriya bya kantano tujye kubihindura itangazamakuru riri ni irihe se ryo niho rije ntabwo umuntu ajya kurigenzura ese ryaba ari ryo ryihishe kuko umwanzi ariyuburura nk'inzoka akava muri kiriya akongera akaza muri iki kuko niba mu byo ukora harimo kurwanya imana ibyo bavuga byose byiza uzarimbuka kandi n'abantu ntacyo uzabagezaho so changing the mindset through media ni ikintu gikomeye cyane ni ingingo yabo ya 8 tugiye kureba rero ingingo ya 9 ariyo ikurikira karundura ayi ntabwo ari ikarundura nigiye gukurikira ugiye kumva ingingo ya 9 iravuga ni ugushyiraho icyo bita create what we call the interfaith movement impuzamadini ikose ihangane gatoya niyo bya bindi bita ngo ecumenism yes ecumenism yanisanzwe n'ubundi yari atangiye muri uyu mushinga ariko ubu ngubu iragana ku musozo kuko ubu ngubu turimo turajya mu cyo twita ikiriho ubu ngubu nicyo bita United Religions Initiative uburyo bwo gushyiraho initiative cyangwa initiative ni gahunda yo gushyiraho idini rimwe interfaith movement ubu ni iriho rero yatangira imitekerezo cy'uyu mugore mu za 40 ni wo gishyizeho kibyara biriya twumvise bya ecumenism bibyara icyo bita ngo ni interfaith dialogue uburyo bw'imishyikirano y'amadini kugenda bajyana imishyikirano ngo boroherane noneho ibi byo bworoherane kugira ngo amahoro aze no nta bworoherane buhari icyo tubwira no kubwira abantu ngo murarimbutse muhungire muri Kristo Yesu kuko kubwira mworoherane mu bibi byanyu se mu byaha mu mihango mu migenzo kuko mu bworoherane barashaka yuko n'abaramya idini rya gihanga n'abaramya abadayimoni nabo bemerwa bose babe bamwe noneho rero tukavuga ngo no ntabwo ariko Imana ishaka Imana yaje kudukiza don't try to defeat the plan of God of salvation reka kurwanya kugira ngo utsinde umugambi w'Imana ahubwo wowe umugambi uzagutsinda kandi abantu benshi niyo mpamvu bashyizweho uyu mwuka bita 6 uhereye icyo gihe muri cya kinyejana cya 18 ubwo batageraga kugoreka iby'Imana no kubifobya bagahabwa undi mwuka ari urwanya ukuri naho tugiye kureba rero ingingo ya 10 abazabaza ibibazo tuzongera dusubire kuri bino bintu dukurikije ibibazo babajije ingingo ya 10 iravuga ngo get governments to make all these law and get the church to endorse these changes ngo muhatire za leta gushyira mu bikorwa ibi byose tubabwiye icya kabiri muhate amadini kugira ngo asinyire ibi bintu yuko byemewe endorse izo ngingo 10 ziriho amadini ubu araparticipa ku buryo butoroshye mu gushyigikira ibi bizira byose twumvise mu buryo buzwi n'ubutazwi mwibanga no kumugaragara za leta zo ni ibikoresho bose baraziba mukora ibi mukore twumvise ibihugu bya Afrika yuko bizimwifashanya kandi ibihugu burya bya Afrika si bikeneye imfashanyo ibihugu byinshi bya mu nzira y'amajyambere bihagaze ku ifaranga waje kubona igihugu cyitwa Greece ubu cyaguye muri economy bakagomba kukizamura ubugira iki bagombye kugiha amafaranga Ireland Portugal amafaranga zifite byose ni imyenda ntugire ngo bari abantu bafite anything ikibazo gusa nuko bari muri ya kategori y'imibereho ngo bumwe bw'uburayi biki byose ariko nabo bafite ibibazo byabo reba Argentina ukuntu yaguye muri economy nta n'igihugu cyari cyamera nka biriya byo muri Afrika kuko twebwe ntabwo cyo twabaga twebwe iyo umuntu afite ibyo kurya imvura ikagwira igihe buriya nicyo wandaba buriya nicyo batubeshye none se ubundi amafaranga tuyasagaye ko amafaranga agizwe namwe b'abakire baba mu migi ubundi mu byaro ko umuntu yibera aho ngaho yagize amera akabona isabune abantu muri Afrika babaho muri ubwo buryo bw'itangaza ntabwo twe tuba mu cyo bita cash economy no cash economy iri mu bantu bo mu migi no mu bihugu byateye imbere bishingiye ku nganda no kuri businesses nka services twebwe umuntu yibera mu cyaro yewe nakuze kubona amafaranga bidashoboka kuba uri umwana cyangwa ukaba umugore ntabwo wabonaga amafaranga twagurishaga inka iyo nka zo kabari bwo isoko ryabaye bakazana isabune mu rugo bakaza handi tukinywera amafaranga zo twashatse kwita so rero ni ibingibi byo ushaka kwereka oya twari tuguye neza ntabwo twagiraga n'indwara z'imizi z'ibifu zaje twari tumeze neza so rero nkabashaka kugira ngo turangirize ahangaha tuzakomereza ahangaha ubutaha ati mwebwe mugende mutegeka leta z'isi
n'amadini kubishyira hehe leta zibihindura amategeko, zibishyira mu mategeko yazo. Amadini nayo muyahate ni ukuyategeka nayo abisinyire abyemeze, icyo bita endorsement. Pastor, ndibwira ko ibi bintu byateguwe ni ibintu bikomeye cyane, kandi koko ubwo ni mu buryo bwo guhindura imyumvire y'abantu bakagendera kuri nuza mbega ya Satani, ku buryo bawutandukanyije n'Imana n'umuryango, bawutandukanyije udashingiye ku mahame ya gikirisitu. Ubwo ngubwo mubayeho umute, abana muzabyara se. Urumva ni long term plan yo guhindura abantu inyamaswa. Niyo mpamvu ibyo byose by'ubutinganye mbega hazaza ibibi byinshi cyane, kandi ibyo bintu bibuke yuko bitandukanye umuntu n'Imana, none bigatuma umuntu agaragara imbere y'Imana akajya mu rwango rwayo, bityo rero kurimbuka kuba kwegereje. Mana y'umwijuru ibahe umugisha. Yego, murakoze Pastor. Hanyuma ni ukuvuga ngo aya mahame uko ari 10 tuzagenda tugaruka kuri buri hame rimwe, twinjiremo turyige, kuko turebe ibyo bintu mu isi ko bihari, mu miryango byagezemo, mu madini byagezemo, turebe ko kuko wa mugani b'abantu batangiye guhinduka mu bwonko, Satani kuko yatangiye kuduhindura, byarangiye abantu bakoma kurushaho gukora ibibi bandura imbere y'Imana kugira ngo bazarimbuke. Satani yaraje aho ubona umuntu afata intoreza agateba umugore we, undi akamuka umugore agafata umwuko cyangwa imbabura akica umugabo. Ni ukuvuga yuko hari ibitagenda neza muri ya miryango, kubera yuko imitwe yarashyushye. Umwe aravuga icyo ndarakora iki, ntabwo bishoboka, ni ukuzana ibibazo. Ubwo rero ikiba kizakurikiraho no gushaka ubwako kuzatera kuba ikibazo. Ni kuba ikibazo se, ubusambanyi buzakomeza, inda za zindi bangaga zizabyarwa. Ikigamijwe n'iki? ni uko havuka abantu bitwa nihilists, imburamuco, kuko bazaba badafite uburere. Bakunzi bacu, bene data mwese, ngira ngo murumva ko turacyafite byinshi byo kwiga, turacyafite byinshi byo kumenya, kandi nagira ngo mbabwire ngo iyi si irafitwe. Nuko tubivuga nyine bamwe bakavuga ngo Yesu arahari, ariko kuvuga Yesu nawe utamufite biba ari ikibazo. Bivuga uzi neza ko amufite. Nta Yesu nta namuzi, kuko ubundi Yesu kumumenya atwigisha kumenya n'ibyo yahanuye n'ibiriho, kugira ngo tubyitondere kandi tumenye ngo n'igihe kiri bugufi. Yaravuze ngo nimundi ibyo bibaye mumenye ngo igihe kiri bugufi, kandi wasezeranye ntazatinda. None ndakubwira ngo turi mu munyenga wa Yesu. Burya ni bundi buryo bwo kubyitaza no kugira ngo n'abandi be kubyumva, abarema agatima ngo turi muri Yesu ntacyo tuzaba. Yesu ari hehe? Ahubwo twamenye tu Yesu ufite uwari we, kuko byitwa Yesu ni byinshi, ariko Kristo Yesu tumenyeshezwa n'umwuka uri muri twe. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Hanyuma ubwo ikiganiro nakagaruka, turakomeje kumva ubutumwa bwiza. Hari abantu bajya bagira ikibazo ngo ariko se ubundi ngo ibyo bintu ngo bihuye na Bibiliya, ahubwo se ibirenze ibi nibi, kuko nyine turi mu buhanuzi ngo tumenye ibihe bigeze, tukabihuza n'ikijambo ry'Imana rivuga. Buri wese akwiye kwicara akamenya ko ibintu turimo mu isi ibyinshi ari systeme ya Satani, kugira ngo azarimbure benshi. Muri Bibiliya birimo, ariko nibyo byuzuye muri Bibiliya. Buriya tujya gusoma Bibiliya no ibyahishuwe twarebaho ibintu bigana. Ibivuze ibi byose uvuze, izi ngingo usomye, nge zinteye ubwoba, kuko nibwo buzima twicayemo mu isi muri iki gihe cya none. Noneho waza muri Bibiliya ugasanga Bibiliya yabihanuye kera n'ibyivuga gusa, bivuga kandi bigamije kuduteranya n'Imana. Niba ubutinganyi gukuramo inda bigiye guhinduka amategeko dukurikiza, bikaba umuco wacu, dutandukanye n'abanyakanani Uwiteka Imana yarimbuye imbere yabo. Nuvuga ngo turimo turahinduka nka Kanani, no kurimbuka no gucirwaho iteka kwacu kuza gukura twegereje. Noneho turabwira abantu ko izi zari ingingo, ni ukuvuga ngo wari urimo kubidusomera mu ncamake kugira ngo babyumve. Noneho ibyo bashaka kumenya cyangwa gukomentinga bazabivuge. Yewe mboneka kuri telefone nomero 0788 50 60 76. Hanyuma abari muri diaspora bo ko nabo turabakunda, bavuga indimi zinyuranye z'ikinyarwanda, abahangaza, abarundi, abanyekongo bo muri za Masisi, bo muri za Murenge, abagande bo muri za Kisoro na Ntungamo, nzi yuko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bararwumva. Abo bose rero turabishimira, kandi twizeye yuko bazumva aya magambo. Bo ba telefone bakushyizeho akamenyetso ko guteranya, bagashyiraho 250, noneho barangiza bagashyiraho 788 50 60 76.
mana imufashe abyumve kandi nawe yigenzure, kuko twarinjira urumva bigeze niba bigeze no mu madini bikagera mu makorari bikagera no muri music mu muziki wo munuza mu nsengero. Urumva ko abantu bakwiye kwicara bakiga n'umuziki dukoresha mu madini mu nsengero. buriya ahubwo ari igitabo cyihariye cy'umuziki bifite tuzabyiga buhoro. Uwiteka Mana ishobora byose, nshimiye izina ryawe rikomeye, nshimiye abantu muri Ayaron dusangiye ubumenyi, turakora umurimo wawe rero kugira ngo abari mu isi bashobore kumenya ukuri kandi kuzagenda dutezwa imbere. Mwami wanjye uko tuzaberwa umugisha, kuko abakora umurimo wawe basangira nawe kugira ngo duhindure ibintu ngo bibe bishya, uzabishimira kandi uzabakunda. Nawe turakwinginze ko turi abantu tubabarire, duhe imbaraga zo gutsinda amoshya n'ibibi byose bitandukanye nawe Mwami, byo kugubwa neza no kwishimira gukiranuka no kwera kwawe. Kandi abateze amatwi n'abakurikiye bazakurikiza iki kiganiro n'abazagikurikira nyuma y'igihe kirekire zizabagirire neza. Icyubahiro n'ikuzo n'ishimwe bikomeze by'izina rya Mwami ubwa Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Murakoze cyane mwebwe mwese mwari kumwe natwe. Hanyuma tubasabye gukora subscribe no butayikora, no kudufasha gusharinga ubutumwa cyangwa se gusangiza inshuti zawe. Kandi niba wakunze ikiganiro kora like, hariya hari igikumwe kireba hejuru ukande ku like. Niba utagikunze kora kuri dislike ikireba hasi unavuge n'impamvu nyine utabikunze, hanyuma twikosore dukomeze gufashanya mu rugendo rujya mu ijuru. Amahoro y'Imana akomeze kubana na mwese, amen. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora